agafata telefone nje nkahagira ari kubikora nk'iniga yanjye ntanabimbwire bikagira aho mbonye bisoye kuri platform ye Burabyitubugambanye umunsi nashwanaga na uru buramba mbitekereje bunambabaje mwana bunambabaje yaramukiye kwanjye na Mutoni unyuma neza gihe nigeze ngucinya wamba bari nyine ceceka ufite ikihe kibazo ubundi twagiye twamaze igisenyi minsi 3 wawitonze mbivuge no bivuze nyine nakubwira urugero uruko gushaka kuba girlfriend wanje byaje kurangira nangiye gusohokana n'umubebe agatangira kumfuya nabibonye kare urugagafuwa kasokanye n'undi kandi yarari mu kazi yaje kunyicaza njyewe nuwongera kungura na Derrick atacira kuri kamera kuri platform ye yemere ko yamemukiye kuko simamya ubundi kintu gikina Mutoni bawitonze kugeza ubwo ngiye unyihamagarira kwa ex wanje nkajya kuhamba rero wabigiyemo reka mbikura buri imbere ya kamera Mutoni turi mu rukundo cyane mwana wala uri fake mwana ikura mwana cyo mwana wala uri fake oya agenda uri fake speech umuvugizi w'abagore atagiye umuvugizi w'abagore ntago wabivuga ntabwo byara none gitera rero nziko ujyana nyine amanuza amalive witwa Kelly speech akora yambaye udusuti n'udukaruvati twese turabizi ko ari umuvugizi w'abagore oya none se ubiyuza kuva Kelly speech nabyo ko bihagije ntabwo bihagije n'icyo navuga mwana uzarebe kuri description yawe hariho ngo voice of woman ndanaye kuti nataka mwana sinkwata ngende gusoma ibyanditsi wawe ese ninjye wabyanditse Derrick bimeze gute ako banyerekanira icyangwe ndabona mwambaye bayere hasi abakameramani bari hano bayere hasi bayere hasi icyo mutandukanye cyo ni buvuga witwa buri kantu na buri nguni nunavuga ngo inkweto banditse abakaro gato nujya nujya kuvuga Derrick ako gafate buri kana mwana ahantu dore na Kelly speech and Derrick na buri kantu na buri nguni abantu bari different urabona abantu batandukanye ntabwo bari abantu twakompera nabo n'ahantu duhuriye nabo you know what so ntabwo ugomba kutuzana abakomedi na speech turavuze ku cyangwa wamfura oya mwambaye ibintu bijya gusa ariko inkweto ntabwo mwahinduranye inkweto rero abarashaka gukotaho oya impamvu twabikoze twa tuzi neza ko dusa kubona abanyamakuru buze kuvuga ibintu by'amagambo nanjye nari nambaye nkiza ariko nzisize mu modoka nanze kuzizana kubera iki nari nzi ko mutugereranye n'abantu tudahuye nabo twebwe revu yacu ni ingi uburyo twambaye murabona ko ari amafaranga ushatse kuvuga ko nakubagereranya n'abantu b'amafuti mbere na mbere tukiri kumwe n'abandi bantu ahantu twambarira ahantu bita abantu bakora twambara muri Mutoni fashion so umwana w'umukobwa ukwambaye umwenda bro reka abantu bazi imyenda bahere hasi hano ntabwo buri wese yambaye imyenda iri munsi y'M300 abantu bazi cyane style nta muntu hano wambaye imyenda iri munsi y'M300 abo batipuri kuvuga baburikana nabandi bambara bwa bwenda buza gukompeta mu 20 bro umuntu uzi imyenda aduherewe ntabwo turi gukompara ibintu byinshi sibyo uzi imyenda here ko hano agere hano byibuza timba yonyine amafaranga igura abasani barabizi ndera ku kibazo cya mbere kugira ngo twinjire neza nk'aforome ubwo mba mbabonye uwitwa Kelly speech n'umuntu witwa Derrick ari umuntu wamaye comment arambwira ngo uze kumbariza icyo icyo dupfa mwanze icyo dupfa ni amagambo ubundi twebwe turi inshuti mu buzima busanzwe ariko iyo twinjiye muri business ntabwo twita turi inshuti kuko cyongeyemo amagambo ni ukuvuga ngo amagambo impamvu nyazanye twebwe turi abantu bagirana ubushuti nyuma ya kamera cyane binarenze ku buryo nonaha umwe muri twebwe ashobora kuba yazanye undi hano umwe muri twazanye undi hano noneho ntabwo ari twe twenyine turi kumwe n'abandi bantu binasobanuye ngo si hano gusa aho ariho hose umwe aba yafashije undi turi inshuti nyine bihagije biri too much cyane umwe ashaka gufata undi akamujyana platform turi inshuti bya bintu nyine kugira dushwane biragoye uburyo mwasangira muri shop
showbiz twinjiye muri showbiz we are not ntabwo turi inshuti ntabwo turi bivuze ngo uyu nguyu hari ibyo akora hari ibyo akora njye numva ndashaka kugarukiye ku kintu watangiriyeho uyu ni umuvugizi w'abagore ndi umuvugizi w'abantu bose wavuga muri rusange noneho ashobora kuvuga ikintu kimbabaza ku mugore njye nkazanye kumatingaho different Keri ho gato ndashaka kukubaza kubera iki wafashe uruhande rwo kuba wavuga ngo reka mbe umuvugizi w'abagore kubera iki mu bintu ukora utifuje uruhande rumwe usanga uvugira abagore kandi dusanga n'abagabo muri sosiyete nyarwanda hari ibibazo bahura nabyo kubera iki uruhande rumwe utaza ku bagabo ariko igihe cyose tukakumva mu bagore ngiye kukubaza ikibazo iyo dufashe umubare munini w'abantu bicwa cyane mu Rwanda iyo bawukoze dusanga ari abaki umubare w'abantu bicwa cyane dusanga ari abaki dusanga ari abagore abantu bahoterwa cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda cyane bahura n'ihohoterwa rikomeye iyo inzego z'ubugenzacyaha ribu ziri kubitangaza dusanga ari abaki subiza umunyamakuru urakoze n'abagore bivuze ngo content je na directingaga nuko ari umuntu hazana ngo mbaze ariko nk'uyu mujama muri imbere yanyu je natangiye ndi mu content creator wikorera movie n'ubundi je ndi umu editor mu film maker byose ndabikora so nashatse uburyo natangira kwikorera deal zanjye bijyanye no ku ruhande rwanjye nakorera abantu byansabye yuko ngomba kwemvita abantu ngomba guhereza akazi abo bantu nagiriwe inama n'umuntu ashaka kugarukaho ngomba kungira inama yuko ngomba gushaka umuntu twakorana content ambwira ko cyane ngomba guhiga umugore apana umugabo kuko mumize umugabo naba ndi gushyiraho simbo y'ikimenyetso cy'ubutinya kasi n'umutima njye nashatse umugore muzana mu buryo bwa contract dusinyanya amasezerano yuko agomba kwitwa Madame Deli kambitangiye girlfriend nacyo ndakubwira urugero muri uko gushaka kuba girlfriend wanjye byaje kurangira nangiye gusohokana n'umubebe agatangira kumpfunya nabibonye kare yaje kunyicaza umunsi umwe arabimbwira nanjye sinakubeshya naramwemereye ahubwo twakundana uruga ikintu cyonyine cyatumye dutandukana ni umushurashuzi kandi ngiye Derek ndatuje cyane aratoratora cyane rwose nawe niba ari no kundeba reka mbimubwire imico yanjye n'imico ye ntabwo bihura njye n'umujama witurije mbere niwe ubizi turagendana gutya n'ubu n'abajama ukuntu twe tubana gutya nawe ubwo agiye ku ruhande nyine agaciringa amafaranga ngiye ntarimo dushyiramo agaku cyanjye nyacirinze ngiye babizi ko tugomba kuyarya twese tugomba kuyarya karangira iyo ushatse ibintu byo kutugambanira hagati gutya biba byabugora niba gusangira kabisi n'agahiri niba mumvise ikintu twatangiye igihe twabwira ngo rero orugari wa mubebe ushaka inyungu iri hejuru ya twese wowe uyu keri agaterura amafaranga arenze miliyoni 5 cyangwa 6 akaziguhereza akaziguha ubwo munciye hehe inyuma ko ntabwo mbizi icyo nicyo twapfuye njye nawe namuhuje n'umuntu njye wanjye aho ugira ngo mvugane neza kandi namubwiraga umuntu twarabavuga ati uyu mubebe ni umwana mwiza akeneye ibinyibi mu buzima ni umukobwa ni umubyeyi uruga abantu batabizi ni umubyeyi yabyafashwe ku ngufu amakuru ngohereje twari kubivuga uyagiye n'Imana ukiraho abantu bakunda kwimbaza umuvugizi w'abagore hari ifoto naho kubona uko umwana urakajya mu mwana wawe ibibazo uri kubaza nabyaranye n'umukobwa w'umurundi asimpaka ngo bivuge mwana ari kubyigora ko babimbajije abanyamakuru bamaze kujagareza mu bwoko ku buryo kubivuga ntacyo bintwaye maze kujagarana ahantu hose ngeze barabimbaza rero nabyaranye n'umukobwa w'umurundi uko mbivuze niko biri aho duteyeho kashi nta kinyoma kirimo duteyeho kashi nabyaranye n'umukobwa w'umurundi aba mu rugo iwacu n'ubu nta muntu wemerewe kugira indi comment n'uwo nguwo ninjye umwitaho icyabayeho ntabwo twahuje si umugore wawe ariko ntabwo ari umugore wanjye ariko negetswe kumwitaho mwita no kumwera uwo ari we wese uzaza mu buzima bwanjye utabemera ntabwo bizakunda kuko yarambyariye kandi yabyaye amaraso ni bava mu bintu by'imiryango umwana niyakana for real wanjye iki kigutera kuba wafasha umubyeyi wakubyariye umwana ariko ukaba umubyeyi buri mugore akwiye kumva ngo mwe mwabana
mbere na mbere ugomba kumenya ko buri mugore akwiye aho ngaho uri kugenda neza uri kujya mu muryango wawe buri mugore akwiye kubaho. Okay, mushobora kurwana je impamvu n'ubu tutabana ntabwo ari uko atari umukobwa mwiza, ahubwo hari ukuntu nyine nk'umugabo ugomba gufata inshingano aho kugira ngo njye gukubita mama w'umwana wanjye nk'ibyabaye kuri Gafaranga mwarabibonye ariko avuga ko ngo bazize kubanga atarajya ngamuhereza mwarabyumvise aho kugira ngo njye guhangana n'umugore wanjye turwane mfite gufata inshingano nkavuga ngo Derek ndamanitse kuko yarambyari reka ncishe bugufi ahana naba noneho mababwire ni kwa mama wanjye kugira ngo wumve ko ibyo bintu babisere n'uwo mwana mukunda kuko mama wanjye ni umuntu ufata umwanzuro wanjye niwe mugore nkunda muri iyi si umenyera buri kimwe narwaye aransengera buri kimwe cyose. So niba mfashe umwanzuro umuntu ndamukundana namwubaha simukunda like nk'umugore wanjye kuko twaratandukanye ntabwo duteze gusubirana ariko mwubahira ko yambyariye imfura kandi uwo mwana ndamukunda nzahorana namukunda n'undi wari we wese kiriho umucyo uzankundira ngo Derek ngo ndajya kukubeshya ko ndi singa cyangwa ngo ndi umuntu utarabyaye narabyaye ufite umwana mama wanjye arumvise mvuga icyo kintu ngo sinabyaye yananye hanyuma Sederi uramutse ugiye muri relationship n'umukobwa urabanza ukamubwira ko umugore wawe wakubyariye ariko mama n'uwo oruga muri kuvuga arabizi yabimenye mbere yuko tunakundana kugira ngo byumve mbere yuko duhura njye namubwira ati oruga umuntu mujyanyemo kuko yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'urukundo namubwira ati oruga umuntu ushaka gukunda afite umwana ugiye kuvuka ariko abyaye imbere yanjye rega ikibazo si uwo mwana uhari ikibazo ni ikibazo ni mama w'umwana uri iwanyu abanyamakuru rero babaza ibibazo ibyo ndaza kubisobanura turakoze cyane uwo mama w'umwana arababara kubera ko atabana na se ibyo ndi mu kanya kiwe ndi gukunda ariko nkanya n'uwo mukundanye I'm sorry mu kanya ko kwirinda ibibazo Derek si uko ntabana n'uwo mama w'umwana wanjye yakunda twabana ko ni umugore nk'abandi abagore icyo bafite n'uwo mugore aragifite ariko mu rwego rwo kwirinda gufungwa kwanjye uko njye nagiye muri gereza nzi uburyo gereza iryana oya njye nzi uburyo gereza iryana we are motivation wa abanyarwanda bashaka kubwira bana bimenye ikintu nshaka kuvuga ntabwo ndi kuvuga koze bano bari kumbaza ndi kuvuga ko njye ndi motivation speak kugira abantu kandi ngiye mvuga ibyo nanyuzemo sinjya mvuga ibyo umuntu ambajije ndashaka no kubigiraho inama abajeni benshi ushobora gutera inda ntiwumvikane na mama w'umwana aho kugira ngo umwange ufite kumusapotinga mu byo ushoboye byose uko yarakubyaye aho kugira ngo ujye gufungwa njye mfunzwe imyaka 10 bitewe n'uko narwanye n'umugore wanjye cyangwa 25 byarutanye nka mukimiza nkavuga ati genda njye ngusapotinga ariko basi njyewe mbeho meze neza nase nshobora kuba nashobotse ngira ngo cyangwa kuvuga umugore wanjye ni utarushobotse njyewe ntabwo nshobotse nawe ntashobotse twese nitwahuje rero niba tudahuje njye nafashe umwanzuro nk'umuntu w'umugabo ndavuga ati no reka ngufashirize mu rugo numara kumva yuko nawe urimo neza ufite kuba iwawe ugakora akazi ugatunga umwana wanjye ukajya umunyohereza akansura nawe akagusubira twese tukamera gutyo. Iyo uri muri relationship ntago afuha habe na rimwe icyo akeneye ni kimwe cyonyine akeneye kuba nitaye ku mwana wanjye kandi uko nshobojwe ndabigerageza twava ibintu by'imiryango turije mu rugo kwa Derek wenda tusa nk'uyu mutso gatoya we n'umuntu witwa Chris Pitch ndakibabazanye mwese batubwiye yuko muri inshuti sibyo mu minsi yashize nabonye inkuru witwa Derek yakoze bibaza niba ari prank cyangwa se ari inkuru igaragaza witwa Chris Pitch ari mashwara sinamenye ngo byavuga byajyaga koko wari wishime ko washyira hanze umuntu witwa Chris Pitch byari prank ndongera ngo usubiremo ikibazo batangiriye mu buzima busanzwe njye na Keretiro inshuti iyo bigeze mu kazi ndamubreakinga nta kiringa na Derek kuvuga iriya nkuru ndashaka no kubwira amafaranga yanyinjije muri Nuza dashboard iriya nkuru ku giti cyanjye yanyinjije byibura amayira atari he munsi y'ijana amayira ngahe mu manyarwanda nangahe hafi mu magana niba mwaramubabaje ndamusabira imbabazi imbere yanyu kugira ngo mbabarire ariko narabikoze narinjije kandi ayo ninjije twarayasangiye nge nawe ayisuya twarayasangiye ahubwo ikibazo yari byo for real cyari plan for real none se ibindi byose ukeri mu bibazo iyo mugeze muri business nka Derek agakora ikintu gisa nk'aho ukugambana bitewe n'uko ari we business ujya ugira icyizere cyo kumubitsa amabanga ntabwo ugira ubwoba bw'uko azashyira hanze bigeze muri business Derek nje kubona mwitsa amanga ndamubitsa
nawe nuko yambwira borse zose buriya mu bintu byose nubwo twaba dufite aho tudahuza ariko ntabwo ari umuntu ushaka kuvuga ibyanjye ngo arengere usibye wenda ko habayeho kuba yafata iriya video uriya muntu nk'uko mwamubonye bishobora no kubatura kano kanya nubwo byarangiye n'ubundi tugiye kwambarira iwe yitwa Mutoni ni nawe yitwa Mutoni ni nawe ufite iduka ryitwa Mutoni Fashion Shop ikorera hano Kicukiro munsi yo ku kiraro ku Uganda kajya mu Gatenga hari kuri Spiro Fresh ariko n'undi twagiye turamubwira ati bifuza irekere no kuba twaratandukanye nivuze ngo ni watwambika tuzanya amafaranga gusa nyine abisura aramimukiye mwana wangereka amasobanuro oye nagusobanura reba hano sibyo je nagusobanura ntago wagombaga wanjye mwana ntago wagombaga kuneza abanyarwanda wait mutangira watubwiye ngo iyo bigeze ku bw'akazi ujya ku ruhande Derek kandi yatubwiye ko yabikoze kubwe inyungu biriya byo byarambabaje sibyo kubera ko turaba motivation sibyo turaba motivation ngira ngo mve ku cyarise kuba nari buhure n'ikibazo cyo kuba nagira ikibazo na Mutoni man bakamuhamagara mbere bindeba naje ushaka kuba tudataha mu modoka nta kibazo ariko mwana Derek yarabivuze kugura mu mafaranga bawitonze nayo turi kurya reba hano dushaka kuba twaje mu modoka imwe dutaye mu modoka uri kuvuga muri bawitonze ndetse njye kukubwira sibyo reka ikosa yakoze uzagiye hanze hari ikibazo afite reba ikosa yakoze sibyo njyewe kumfata twese turaba motivation hano mu Rwanda nekereza ko singiye wenda kuvuga ngo tugiye kwiyemera hano mu Rwanda turaba motivation hano mu Rwanda bakora ibintu bikurikirwa sibyo kumenya ibintu mbere kumusita twashwanya agize ikibazo akahagera mbere agafata telefone njye nkahagera ari kubikora nk'iniga yanjye ntanabimbwire bikagira aho mbonye bisoye kuri platform ye Reka ugambanyi umunsi nashwanaga na uru buramba mbitekereje nambabaje mwana manze naramusobanurire kugira ngo na bifo ayumve neza uyu mujim ntabwo nabura kumubwiza ukuri sibyo kuko nubundi Mutemo afite iwe nkagira iwanjye bitatandukanye nubwo turi inshuti turabihura tukanywa byeri wese ataye iwe mwana tukanywa ugafanta ariko reka ikintu cya danje yewe mu nshuti zanjye mbere yuko mba inshuti n'umuntu ndamubwira tukoneye ni gutya ntabwo bino biboro nkora bya TikTok cyangwa ikibinga buriya ntabwo ibyagabura iki YouTube yanjye ubuginga buriya niyishu yewe nkubwiye ngo hari umuntu nkunze no nta numwe wamanika akabuku wakamanika yaba afite n'ikibazo nditunze nishyura inzu ya 200 bahantu heza nyine nishakira nigaburira kuva niyabiga kuva kugira hejuru cyetse nje gutya nko mu kazi ati Mutoni natwambike tuje mu kazi nabwo ndahembwa ndatamira ariko nanone ngiye nibaza ikibazo buretse nkubwiye ngiye nibaza ikibazo ngiye nibaza ikibazo ati ngiye kukubaza ubundi hari ibintu mba natekereje ko mbitekereza nyuma ko abantu babivuze sibyo ko Mutoni yari umugore wanjye sibyo tugashwana tujya kwambara na Derek ati mu rugo ndikora bimeze gutya na gutya arambwira ngo turambara kuri shop kwa Mutoni ubundi ikintu giki na Mutoni bawitonze kugeza ubwo ngiye unyihamagarira kwa ex wanjye nkajya kuhambara rero wabigiyemo reka mbikura buri imbere ya kamera Mutoni turi mu rukundo hari ikintu kibazo ngo be mu kiganiro kuri fake oya mu kiganiro ariko turi mu rukundo bivuze ngo uyu yatandukanye n'umukobwa we je mu bimbabare nta nubwo abizi mutajya ngo ni za plan uku nukuri mbahaye Mutoni turi mu ukundana na ex nk'inshuti yawe magana ese ibintu bindeba na kinga akabazo gato nakugurira kare hanyuma Derek akabazo gato hanyuma bakari ndagira ngo mumbwire bivugwa ko mu gihe cyashize wowe na Derek hari nubwo uri kubyumva Derek ubyumva gatoya bivugwa ko mu gihe cyashize hari nubwo mwaba mwarigeze kugirana ikibazo we na Kerry mupfuye n'ubundi umugari friend wari uwa Kerry ngo akandi reka mubaze mwana bamurye by'imyamakuru byanyu oya wowe na Mutoni murakundana
Keri mbivuze hano keretse naza akabihakana ariko icyo nzi turakunda bivuze ngo ukorera na ex n'inshuti yawe kandi araho Derek ni inshuti ariko magara ntabwo namuciye inyuma mw'abantu mwe Derek ni inshuti magara na Kelly Speech yatandukanye n'umukobwa uwo mukobwa atakundana na Derek Agumana man iki kibazo tugize kuri fake oya Keri kuri fake wala uri fake ntabwo nshobora bino biboro wala uri fake n'umukobwa w'Uburundi uba ni fake mwana kano kanya uramutse umenya mwana uri fake wala uri fake mwana ikura mwana cyo mwana wala uri fake oya genda uri fake wala uri fake uretse kingira mu minsi ishize nababonaga Igisenyi bari ku mazi amafaranga twaryaga yari njyana n'ishyashya mutoni man oya ayo mafaranga ni nyiri uwo Mutoni fashion shop man usabwirwa yari nyiri Mutoni fashion shop iduka twambariyeho Derek niwe muntu wambwiye ngo munavuganye na Mutoni mureka twavuga ko mugiye kwiyunga tujye Gisenyi bawitonze nagiye Gisenyi nziko babarambano man bro nago twaje mu modoka imwe ariko byarangiye si twanjye na Mutoni uko neza ngiye nigeze ngucinya wamba bari nyine ceceka ufite icyo kibazo ubundi twagiye twamaze Igisenyi minsi 3 wawitonze mbivuge no bivuze nyine uri kumva twamaze Igisenyi minsi 3 mani twagiye ahashoboka hose pe sibyo nta kintu twabuze kuko nyine Mutoni fashion shop ni umuntu nyine shanyine ni umuntu tutiyemera ufite amafaranga pe sibyo vuga ngo wahoze ari sheri wanjye yahoze ari ex wa yahoze ari sheri wanjye bawitonze sibyo Clever uyu munsi Derek arivugiye ngo barakundana bro twavuye Igisenyi niyunze n'umukobwa ese urashaka kwiyunga nawe bawitonze Clever ubu byarangiye avuze mbabarira mwana Mutoni ni umukuru Deri uri fake mwana aya mungure mu biganiro uri fake kuba waragambaniye Keri kugira ngo atandukane na Mutoni nawe bimenye ni gute inshuti yawe magara ndana na ex wa mugitandukana ndashaka kubikumenyesha Mutoni ni umukobwa anyuze hano Mutoni ndi kuvuga anyuze hano ntabwo ari Derek gusa anyuze hano wamukunda bivuze ngo wamuteranyije Derek je ntabwo namuteranyije nawe azaza bivuge Mutoni ntabwo ajya agira ubwoba bwo kujya kuri kamera ni izina ry'Imana ntajya ritinda ubwa mbere memuki ariko nawe binyisaniye kujya kuri kamera ari ikibazo wowe udasubije ukunda Mutoni urabyemera yanaguhereza naramukundaga ariko reka kiriho akadomo Derek arambwiye ngo aka kanya ngiye na Mutoni tugize gute turi muri relationship bivuze ngo si hanyuma mutangira Derek yavuze njyewe na Kelly nta kintu na kimwe twapfa turi inshuti muri business tuba turi abandi iki kintu mugiye kugipfa oya Derek reka ngwise inshuti yanjye oya ari biporo reka Clever ceceka turi inshuti wala tugiye kumara oya seka vugisha ukuri kuko ni oya jewe turi inshuti sibyo dufite imodoka twaje mu modoka imwe nawe ntabwo turataha mu modoka imwe ibyo nari ndatega moto oya ndatega moto umubano wanyu wowe na Derek ahangaha murawusheshe ntabwo dusesha umubano wacu ariko mu by'akanya gatoya Derek mbabarira mwana mbabarira nyine yitsoke mbabarira mu by'akanya gatoya sibyo mu by'akanya gato nyina Derek mushyizemo pose mu mubano wacu na wanjye ariko uzemo n'ubundi mushobora kuba muri ahangaha ku bwa business mu bw'akanya gatoya tugende naho gatoya mu bw'akanya gatoya ushobora kuba mwashwanira ahangaha kandi uri gutangaza ko mushwanya nyuma y'uko wataha ejo mukaba muri kumwe reba hano abanyamakuru hari Clever hari n'ibindi binyamakuru nazi jewe na Derek muzongera kutubonana umunsi azajya kuri kamera agasaba imbabazi ko yamemutse akishyira kuri platform ibi bintu uvuze nibiramuka bibaye tukababona ahandi kandi atarabivuze ntibizigera bishoboka ataransaba imbabazi ngo kuri platform yavuye ngo yewe Keri naramuhemukiye kuri platform asoce kiganiro akabazo gatoya izongera kuduhuza Keri akabazo gatoya Derek muratandukanye kano kanya urumva twazanye hano sibyo twazanye hano turi kwishima nago turica ibyo twaje imana ko twaje guseka sibyo turaseka dusoze uratana imodoka yatuzanye ndataha na moto uri kunyumva neza utahanya Mirambo na hano Rubeje
hanyuma akabazo kanyu marata nabonye mwari mutangiye kuzana umujinya kandi twaje kwishima hanyuma ngiye ndashaka byarangiye mwana kamerera kutu tuboro muri kwinywera icyo abanyamakuru bandi mufite mentality iyi ni fanta tuboro muri kwinywera na agafanta na akajuice na agaki straight musubiza se yego ratashome ntabwo bino tunywa ntabwo twe dutegetse kunywa icyo abantu bashaka ko tunywa icyo dushaka njye nabaje ikinyobwa ntabwo turi kwamamaza mwana none njye Kelly afite ibyo ari kunywa njye ariko ni kunywa Skol Skol niyo ndi kunywa njye rero nka Kelly na hantu ndasinya kontra ko bamaze icyo kunywa njye ndi kunywa Skol ndi kunywa icyo kunywa kumara icyaka cyane urabizi muri comment abantu bagiye kugenda reka mbwira abanyarwanda reka mbwira abanyarwanda ntabwo bitegetswe reka tubwire abantu jewe nyangunda kuvuga ngo turi imboye zabo turibona aho tuva kuba tutavuga suko umutwe urimo ubusa umugabo arigira yakwibura agapfa ntabwo kuri no sinjye ubonegetse gushimisha buri muntu wese na Yesu umwana w'Imana yitangiye abantu byajya ku munsi wa nyuma bamwihakanye ikinezeza umutima wanjye nicyo gihe nicyo nkora starukol wayikomanta wagira gute aronkea mbaho ubuzima bwanjye nimfa nzapfa nkanjye nago nzapfira undi muntu niwe ngewe reka tunasoza ikiganiro ubwo witwa Derrick na Kelly Speech batandukanye nani imbere ya kamera atara reba hano abantu bari for sure not for joke bro atara reba hano reba hano Damascene nuzagira ute Derrick reba hano Damascene nuzagira ute twari inshuti Kelly Speech nuzagira ute Derrick ni turi inshuti ine reba hano nituri gwino hano mwana nituri inshuti weguma mutani aho ngaho birabaye ndi Kelly Speech mvuga nkora speech ibintu bisanzwe njyewe nuwongera kumbura na Derrick atekera kuri kamera kuri platform ye yemere ko yamemukiye kuko simamya neza ko ariko se gutwara umuntu utagikundana nawe ubundi ni ikibazo ariko buriya muri society ikintu ngiye kubabwira ni gute inshuti yawe magara itandukana n'umuntu ugahita umukunda ubwirwa n'iki ko uruhare rwatumye mutandukana atabifitemo uruhare runini none turagira ngo agere mu nyangiro Clever wowe baravuga ngo mu kinyarwanda cyiza baravuga ngo Nyarugenge gendwa n'iki kisubirize n'abayizi okay aho ngaho ariko abanyamakuru mubaza ubusa reka agende mwana